tubifurije ikaze muri studio za dusobanukirwe. Nk'uko bisanzwe uyu munsi tugarutse mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku bibazo by'umutekano mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo, twibanda cyane cyane ku mirwano iri kubera muri ako gace k'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri province y'Amajyaruguru, muri Nord Kivu, aho hari imirwano iri ishyamiranye iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abazishyigikiye barimo igisirikare cy'u Burundi, harimo ingabo za SADC, umutwe wa SADC woherejwe muri Kongo kubungabunga amahoro n'umutekano, bise SAMI DRC, ndetse n'izindi milice z'abaturage ziri kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, cyane cyane havugwa abitwa ba Wazalendo n'iyindi mitwe, bose bakaba muri iyi minsi bashyamiranye n'umutwe wa M23. Muri kino kiganiro rero, aho tureba cyane cyane ibivugwa mu makuru mu bice bitandukanye, turarebera hamwe isesengura ryacu cyangwa se uburyo twashoboye kuyungurura cyangwa se gucukumbura amakuru nyayo yizewe ku bikomeza kugaragara mu itangazamakuru, aho bavuga yuko igihugu cya Uganda cyangwa se ingabo za Uganda zizwi kuba zitwa UPDF, Uganda People's Defense Force, zaba zinjiye mu mirwano yo kwifatanya na M23 mu kuyiha umusada kugira ngo yivune ingabo za leta n'abandi bashyigikiye leta ya Kongo. Turareba ukuri kuri muri ayo makuru, icyo tubiziho, ibifatika dukuye mu zindi sources zitandukanye. Ese nibyo koko ingabo za Uganda UPDF yaba yinjiye mu mirwano iri ku ruhande rwa M23? Ese twe tubiziho iki? Ese itangazamakuru ryizewe ryo ribivuga iki? Iyo ni ingingo ikomeye muzo tuza kurebera hamwe. Iya kabiri, turareba amakuru yakomeze guhururiswa cyangwa se guhita ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri izo mbuga za social media ndetse no mu bindi binyamakuru byandikwa kuri internet, aho bagaragaza igitero gikomeye cyakorewe abasirikare b'Abarundi bari muri gahunda yo kubungabunga umutekano mu gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Turebe se koko abasirikare b'Abarundi baguye muri iyo ambuscade cyangwa ambushi cyangwa mu mutego ku muhanda uri hagati ya Sake na Minova. Ese nibyo? Ese amakuru nyayo nayahe? Ese umubare w'abavugwa kuko waguye muri ambuscade? Icyo nacyo turakirebera hamwe, tureba amakuru acukumbuye kuri icyo kibazo. Turaza kugaruka kandi n'ibivugwa yuko igisirikare cya Kongo cyaba gikomeje gutakaza abasirikare benshi, ndetse kikaba kidashobora kugira aho cyavansa no kuba mu mirwano, kugira intambwe gitera mu gukomeza guhashya izi nyeshyamba za M23, aba barwanyi ba M23. Bikaba bituma perezida wa Kongo we kubwe yiyemerera ko yaba ari hafi gutangira imishyikirano n'uwo mutwe wa M23. Ese nibyo koko leta ya Kongo igiye gutangira imishyikirano n'umutwe wa M23? Ninde wabivuze? Aya makuru ava he? Ubucukumbuzi ni ubuhe? Ibyo ni byo bintu by'ingenzi tugiye kwibandaho uyu munsi kuri iyi saha. Tubirebere hamwe n'abadukurikira. Abafite amakuru arenze ayo twe dufite nabo bashobora kugenda bayasharinga bakoresheje urwo rubuga rwacu rwa WhatsApp twashyizeho kugira ngo dushobore kuganira n'abadukurikira.
no guhanahana amakuru nyayo. Hano kuri dusobanukirwe twe twibanda cyane cyane ku makuru afite source twavuga ko ziri sure, zizewe neza, zitarimo gushidikanya, amarangamutima no gushyushya urugamba, ahubwo tugamije kurebera ukuri nyako no kugira ngo abatwumva bamenye ukuri aho guherereye, bo bikorere ubusesenguzi. Muri studio turi kumwe na bwana Sami. Waramutse ute, wiriwe ute? Amakuru makuru urayumva hiki? Reka duhere kuri biri kwigwiswa ko ingabo za Uganda, igihugu gituranyi cyacu, igihugu tuzi neza ko nacyo cyagize uruhare runini cyane mu ntambara ya Kongo, cyangwa se kwinjira mu ntambara ya Kongo kuva igihe cy'irwa rya perezida wa Kongo Mobutu Sese Seko, n'ibihe byakurikiyeho muri havuka imitwe yitwaje intwaro muri este zitwaga za SD, harimo igice cyari gishyigikiwe na leta ya Uganda, ndetse leta ya Uganda yaje guhabwa urubanza bayiha igihano cyo kwishyura amande leta ya Kongo. Turabizi ni birebire kandi tuzi neza ko hari ingabo za leta ya Uganda ziri mu Kongo, bivuga ko zagiye gufatanya hagati ya leta ya Uganda na leta ya DRC ya Kongo mu rwego rwo guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. None se wowe aya makuru avuga ko ingabo za Uganda UPDF zaba zagiye noneho gufasha iza M23, ubiziho iki nk'umuntu wadusobanukirwe ukurikiranira hafi ibi kubera muri abo gace? Nanjye ndagenda ngo umwunganizi, reka duhere ku tegeko nawe Franka. Hari amakuru ari kugucicikana cyane cyane kuri social media ziri hano mu karere turimo, cyane cyane izikoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo no ku ruhande rwa Kongo nabo harimo abadukurikira mu rurimi rw'ikinyarwanda, niyo mpamvu natwe tuba twifuje gutanga ubusesenguzi muri uru rurimi. Ariko biri kuvugwa ko hari abasirikare ba UPDF bambutse baciye Rucuru bafite ibitwaro biremereye, kandi amakuru ahari baravuga ko bagiye gufasha gushyigikira mu ntambara ihanganyemo na FARDC n'abafatanya. Ariko nkagaruka nibaza ngo ese hano ko hari izindi ngabo tubizi neza ku masezerano na Kongo zagiye ngo hashyuriye mutwe muri yo w'inyeshyamba, hakaba noneho habonetse izindi ngabo ziri kuvuga ko zigiye ku ruhande rwa M23. Noneho nanjye ndumva hano harimo ikibazo. Aya makuru kugira ngo tuyageze ku badukurikiye bagombe kandi nabo bamenye ukuri, turabahereza ibishoboka tubagezeho ukuri. Ibyo natwe twabashije kubona. Nibyo kuko Sami, nakomeje nanjye ku ruhande rwanjye gukurikirana, ndetse nabonye video ebyiri za perezida, cyane cyane bo muri itangazamakuru ko twagenda dushishikana ku mbuga nkoranyambaga, bo bagaragaza yuko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ubwe yaba yaragaragaje mu magambo ye, nk'uko byagiye bigaruka muri izo video, aho bigaragara ko avuga ko ashyigikiye M23 nk'uyu muyobozi w'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Noneho bintera amatsiko yo kugira ngo ngende muri izo video zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ndebe neza ko mu magambo ya perezida wa Uganda nimba koko yaravuze ko ashyigikiye umutwe wa M23. Nahereye kuri video bashyizeho, bamwe bashobora gukeka ko ari video ya vuba, ariko ni video imaze umwaka. Ni delegation yari yoherejwe na perezida Tshisekedi igihe hari hamaze koherezwa ingabo za EAC z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, tuzi ko zijya muri Kongo kugarura amahoro, zabimbuwe n'ingabo z'Abanyakenya, ariko zagombaga gukurikirwa n'ingabo za Sudani na Burundi, cyane ko leta ya Kongo yari yanze ko u Rwanda
nabwo rudiployinga kuko byamenyekana ko Kongo ishinja u Rwanda kuba ari gufasha gukora muri iyo video rero yanyuze no kuri televiziyo yo mu gihugu cy'Ubugande yitwa UBC. Perezida Museveni ayigaragaramo aganira na delegation yari yavuye muri Kongo, aho harimo n'umusemuzi wasemuriraga iyo delegation mu rurimi rw'igifaransa, aho bamubwiye bati rwose ku bibazo biri muri kariya gace wowe nka perezida w'igihugu cya Uganda nk'umuntu w'inararibonye twumva ko ijambo ryawe cyangwa ubufasha bwawe bwagira icyo bumarira abaturage bahariya bari mu mutekano muke cyangwa se mu gihugu muri rusange cya Kongo kiri mu bibazo by'umutekano muri kariya gace. Mu gisubizo rero perezida Museveni yahaye iyo delegation ya Kongo yarababwiye ati nibyo ndabyumva, icyo twe dutegereje ni uko tureba nimba ibyo Kongo ibyo twiyemeje, kubera ko hari ibyo biriya bihugu byo muri Asia byaganiriye hagati yabo yo kugarura amahoro muri kariya gace, yabereye muri Kenya ndetse na perezida wari yahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta niwe wari umuhuza, ndetse hari n'ibyari byagiye i Rwanda muri Angola. Arangije arababwira ati uriya mutwe twebwe nk'Abagande ari nacyo abantu bagarukaho bavuga ko bashyigikiye, turiya mutwe twebwe nk'Abagande n'igisirikare cyacu dushobora kuwutera cyangwa kuwurasaho cyangwa kurwana nawe ari uko wanze gushyira mu bikorwa, ari uko wanze abadukurikiye mu cyumve neza, ari uko wanze gushyira mu bikorwa ibyemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu. Ni ibiki rero byari byemejwe bwana Sami? Bari bumvikanye yuko M23 iva mu birindiro, iva mu bice byose yari yafashe icyo gihe birimo za n'ahantu bunagana, bahava hakinjira ingabo za EAC, noneho M23 igasubira mu gace aho ivuga ko yaturutse yari ifite ibirindiro, yarangiza ibyo bice bafashe bikajyamo ingabo za EAC, mu gihe harimo processes yo kuzisubiza mu buzima busanzwe, ndetse n'abashinjwa kwinjira mu gisirikare bakinjira mu gisirikare, ariko n'abashinjwaho ibyaha bagafatwa. Niyo masezerano bagira. Ubwo rero we bamubaza yaravuze ati natwe twiteguye kubarwanya, twiteguye kurwana nabo mu gihe icyo ari cyo cyose batashyira mu bikorwa ayo masezerano. Icyo nicyo yabwiye leta aba delegation yari yavuye mu gihugu cyabo cya Kongo. Noneho tuza kureba video ya kabiri bavuga ko rwose icyo gihe perezida Museveni yiyemeje cyane ko ashyigikiye M23. Tureba video bavuga ko iyo bayishyizeho bakayikorera ushobora kugira ngo Museveni yavuze ejo cyangwa avuze muri iyi minsi, ariko biratandukanye cyane kuko byo bimaze amezi 11 aho perezida wa Uganda Museveni yari yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Afurika y'Epfo, kwa perezida Cyril Ramaphosa yakoze umuzuma yavuyeho. Noneho mu kiganiro yagiranye nabo harimo n'abaminisitiri bamwe ku ruhande rwa South Africa, rwa Afurika y'Epfo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abandi, ndetse nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abashinzwe ubutwererane ibihugu byombi baganiraga muri make iyi gahunda y'ibitwererane, ndetse perezida Museveni agavuga ikintu icyo bise Continental Free Trade Area. Ni ukuvuga ngo ni gahunda y'ubutwererane yo guhahirana hagati y'ibihugu mu buryo buri free, buri libre échange, mu buryo ko umunyafurika ashobora guhahana umunya-Uganda cyangwa se umunyarwanda cyangwa se umunyarwanda, free movement.
na free trade. Noneho icyo ngicyo bita CFTA ni umugambi wa Union Européenne. Noneho perezida Museveni aravuga ati ibyo bintu ntibishobora gushoboka mu gihe mu gace hose hari akavuyo. Yahereye n'iyo kuza Burkina Faso, avuga muri Maliya, avuga muri Central Africa, avuga muri Eastern Congo. Ati ntabwo wavuga ko hashobora kuba ubuhahirane bw'abantu, imigenderanire y'ubucuruzi hari ibice biri mu ntambara, biri muri conflicts. Ati tugomba kubanza tugakemura icyo kibazo. Noneho yavuze byinshi ariko ageze ku kibazo cyo muri Eastern Congo aravuga ati genda navuganye na Perezida Tshisekedi. Ati namubwiye ikibazo kimwe. Namubwiye nti wowe ugomba guhitamo either uri ku ruhande rw'abo Museveni yitwa ngo aba traitors, abo bita aba traitors cyangwa aba traitors ngo twavuga iki, abagambanyi. Ni hingambanyi. Abagambanyi. Ati niba uri ku ruhande rw'abagambanyi cyangwa se uri ku ruhande rw'abashyigikiye abantu bashyigikiye bafite ishyaka rya Afurika Paul twazita nk'impirimbanyi. Noneho rero aravuga ati ese abo yita rero abagambanyi cyangwa abatraitors yavuga yari yabanje kuvuga ibifuza abantu bapfuye ko bari abantu b'abagabo bahagarara ku ijambo bashaka kwivanga Afurika. Avuga ko barumva bishwe kubera icyo kintu n'abakolonialiste. Avuga ko mu Burundi bishe Rwagasore, yagiye atangaje abantu mu Rwanda n'abandi. Noneho avuga ko bashatse no kwica Nyerere ariko arangira aravuga ati rero abo nibo babasimbuye, abo bagiye babasimbuza abantu baharanira inyungu z'abo bakoloni, bakorera abo bakoloni, aribo Perezida Museveni yise ingambanyi cyangwa abagambanyi, abo batraitors. Arangije aravuga aho yaravuga ati yewe ndabwiye Perezida Tshisekedi mugenzi wanjye, ndavuga ntagomba guhitamo kuba kuri sayidi y'abatraitors cyangwa akaba kuri sayidi y'abatari abagambanyi, ubwo aribo bashyigikiye Afurika ifite ingufu n'ubwenge. Arangira aravuga ati umuntu w'umugambanyi ikikubwira umutraitors ni umuyobozi, ni umukuru w'igihugu udashobora gushyiraho igisirikare gihamye. He can't create an army. Ikindi cyangwa baravuga ati he can't create an army and he can't create a political party, a national political party. Ntashobora gushinga ishyaka cyangwa se by'abarundi bita umugambwe, cyangwa se ntashobora no gushinga igisirikare gitandukanye. Ati rero kimwe icyo yatanze nk'ikimenyetso kimwe. Arangira aravuga ati rero nabwiye na business kubera ko udashobora gukorera milisi umutwe w'isivile ariko witwara gisirikare. Ati arangira arasobanura ati nawe babwiye baravuga ngo se iyo milisi iki yazakwihinduka. Aravuga ati abantu mwakoreye mwabashyize bashobora kubahinduka. Agaragaza ko ari ubwoba. Noneho rero njyewe maze kureba iyo video ya kabiri bwanasabye nibajije ikibazo. Ndavuga se n'ubundi Tshisekedi ikintu kigaragara ari gukora ubu ngubu ahubwo ari gukora ibyo Museveni yamubwiye. Yaravuga ati genda ukore igisirikare. Ejo bundi yarakivugira ati rwose igisirikare ahubwo tukugira building igisirikare kitiba abaturage, kitarya ruswa, kitagenda kitica abaturage, ahubwo kibereho kudifendinga abaturage. Yego ni process ndende bwanasabye nk'uko ubizi igisirikare cya Congo. Hari bamwe bashobora gukeka ko imico iba arimo ishobora guhinduka umunsi. Ni imyaka myinshi turakize kuva ku bwa Mobutu ni igisirikare kiraho kitari professionnel. Tuya tunakora ingendo hariya urahagera rwose ukabona ko ibintu bitari professionnel. Urabona ko imico yabo patriotisme uko bayivuga ni abantu bashaka kwibaka umuturage. Iyo babonye ikintu cyitwa gusahura kiracyabari mu maraso. No hari video tuya tubona ku TikTok, mu social media uraho ubona biri bizarre.
nyine ukabona ko ntabwo baragira professionalism mu bintu bari aho ngaho basinze bagiye kugamba yikoreye isakize umuhungu afashe isaki mu kwaha ariza ate ibyo ngibyo nawe nicyo mugenzi we yamubwiraga ati genda wubake igisirikare niba ushaka kutanyura ku isari ry'abagambanyi shyiraho milisi aranamubwira ati milisi ni abaturage they are military are defending themselves against the terrorists niyo magambo yakoresheje ati ni abaturage bidefending ubwabo barwanya abaterrorists kandi noneho Tshisekedi yita M23 abaterrorists noneho yashyizeho wazalendo nk'uko rero nakomeje kumva aya magambo ya bagarura ku mbuga nkoranyambaga bakagarura amavideo amaze umwaka amezi 11 aho bavuga ngo yari ashyigikiye ahubwo nza kureba mbona nta kintu ntacyo ahubwo yari ari kumubwira mbona ahubwo ari kumwereka strategy yakoresha kreya milise noneho ubu ngubu ngo bafite wazalendo urumva ko ahubwo ari gukora ibyo yamubwiye bwana Frank naye ndumva aho bigeze ashobora kuba ahubwo Museveni yarakomeje kujya mu gihe kuko nakubwiye gukora igisirikare ushireho umutwe w'abasivili ari gukora igisirikare waba warabikoze iyo ngira ngo niho ageza byubaka nabyo ni byiza ariko aho bigeze sinzi niba atarakererewe ntabwo wenda ntitwavuga ngo gukererwa kuko ngo ntabwo igisirikare ntabwo ari ikintu bubaka mu munsi ngo barakeye ngo batse igisirikare gifite disipurine nk'uko tuzi igisirikare cy'u Rwanda aho kubategura mu mutwe kugira n'abaturage kugira gute gusa kubera ko intambara nayo ishingikana nimba Kongo ibisanzwe mu ntambara eforo zose ziri gushyirwamo abayobozi bari gukoresha ari ukugira ngo bubake igisirikare kiri professionnel bakaba kandi noneho barinjije batangiye gukorana n'ibindi bisirikare twavuga ko byo biri kuri zumwe professionnel iyo urebye igisirikare cy'u Burundi nubwo wavuga ruswa n'utundi tubazo ariko atiriste wavuga ko cyo hari pazi igaragara cyateye ari abantu utabona ko bakwitwara nk'uko igisirikare cya Kongo cyitwara cyane ko abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda no mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi nka Somalia aho bagiye nabo bigaragara ko bagiye mu kugarura amahoro mu karere bagiye bagirana experience urumva rero baba barahari ahubwo hari igisirikare cya South Africa hari igisirikare cya Tanzania utavuga ko nacyo cya Malawi hazaza ba Malawi urumva ko muri ubwo buryo kandi sami twibukiranye uzi ko bahinduye na komanda ushinzwe operation muri kariya gace Sigedi yamuhinduye gishyashya nawe turaza kumuvugaho mu makuru aza ngo yashyizeho gahunda yo kujya ahindura abayobozi ba gisirikare buri mezi atatu sinzi urumva iyo strategy buri gihe agahindura ni ukuvuga ngo nta muntu uzajya wiyeteraniza aho ngaho abavuga ngo operation n'igihe n'umwana ashobora kugira wenda n'abo wenda ngo yita abanzi bashobora kuba bamufite bamukorompa bakamukoresha ubwo rero urumva ko ari kugerageza kugenda yubaka igisirikare si cyoroshye wazalendo yo urabona ko ari umutwe uhagaze neza cyane ko abantu benshi ntabwo bazi ko wazalendo ihuza za mayimayi ya mitwe myinshi cyane hariyo zirangabo zose hariyo zirafideli muri wazalendo bagenda hari n'abandi b'abanyekongo ukuyeho n'izo za FDL by'abanyamahanga ariko hari iy'abakongomani hari za mayimayi bariya ngo bari bakodeko ni bari abakeko bari banyatura hari imitwe nyinshi yashoboye kwihuza hamwe ikora iki kintu bise wazalendo urumva rero ni ya mirise Museveni yamubwiraga ubwo rero nagerageje no kushakisha kugira ngo ndebe mu makuru macyashya yo mu gihugu cy'abaturanyi muri iyi minsi aho Museveni yaba yaravuze ikintu kirebana nayo mu 23 ndakibona niyo ndebye kuri video abo bantu bacicikanya zigomba kugaragaza icyo kintu nsanga ntacyo noneho andi tugerageza gushakisha amakuru agaragaza deployment y'abasirikare muri PDF ku mupaka nk'uko biri kuvugwa idasanzwe
usanga ntayo nta bigaragara, haba mu makuru haba muri source zizewe, nta kintu na kimwe kigaragaza yuko ibyo bihutishwa ari uko bimeze. Ahubwo ikintu twashoboye kumenya kigaragara kandi icyo buri muntu wese kiza kumugaragarira, muzi yuko hamaze igihe igihugu cy'u Rwanda cyonyine gishyirwa mu majwi kuba gifatanya na M23. Ni ukuvuga ngo rero nimba hajeho intambara zose urazizi ko intambara ikomeye, intambara y'amagambo nayo irakomeye cyane, cyangwa kuko iranagenda ikambuka ikarenga n'imbibi, kuko isigaye ica kuri za social media, isigaye yoroshye noneho gukorwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora kubyukana igihuha iminota igihumbi yaje kwiga isi yose. Akanya umuntu uri Texas aradukurikiye, uri Belgique aradukurikiye, uri Afurika y'Epfo, uri China, uri Japan. Ibaze rero umukongomani wumvise yuko Abagande perezida wabo yemeye ko ari ku ruhande rwa M23, agiye kurwana na M23, kurwanira M23. Noneho rero nk'Umugande ubwo yibaza iki, aravuga ati noneho perezida wacu agiye kurwana n'Abatanzania, kuko leta ya Kongo nk'ikiyoni ifite ingufu, imbaraga, ifite abasirikare ba SADC bariho, harimo Abanyatanzania, agiye kurwana n'Abarundi, arwanya n'aba South Africa, arwanya n'aba Malawi, barwanire hariya hantu inyeyeho na Wazalendo na FARDC. Kandi wibuke ko igisirikare cya Uganda gifite skandal cyakoreye uziko bigeze kurwana n'abasirikare b'Abanyarwanda barwanira Kisangani inshuro ebyiri. Hari icyo gihe ndetse hari muri misiyo banaruhanganyemo n'Abazimbabwe n'uri yari SADC. Ubwo urumva rero ko ni ikibazo gikomeye. Noneho rero muri kano gace ubwo hagiye kuba ikibazo gikomeye cyane cyane mu baturage. Abaturage bamaze kwakira iyi propaganda bakayinjiza mu mitwe yabo b'Abanyekongo, bagomba gushyiraho guverinoma yabo pressure, bahindure batekare abadutera ntabwo ari u Rwanda rwonyine, ntabwo ari Perezida Kagame wenyine, Museveni aradutera, ndetse biri kuvugwa yuko ibyo bintu yabyivugiye. Niyo mpamvu natwe twasubiye muri video zigenda zicicikana, twanariza ijambo ku rindi kugira ngo twumve neza kuko ko icyo Museveni yabwiye mugenzi, ariko twe tuje gusanga yuko amagambo yamubwiye Bwana Sami bari kuganira ariko mu bujyanama, ahubwo nabonye ari ubujyanama yamuhaye, kuko n'ibyo ngibyo yavuze mbere aganira na delegasiyo yari yoherejwe na Perezida, yaramubwiraga ati twebwe intambara, we yaramubwiye yatangiye kumubwira, aramubwira ati umuntu kugira ngo urwane intambara urwanira ikintu kiri juste, intambara kigutera iryo shyaka riri mu kuri. None aramubwira ati noneho rero iyo tugarutse turavuga tuti ese abakongomani kuba bavuga yuko intambara yabo ni juste, bafite icyo barwanira kuko nyakuri, cyangwa se ibyo barwanira ntabwo ari ibyo, kuko benshi bagaruramo kuvuga ngo aho bavuga ngo Perezida Museveni ngo yaravuze ko bigaragara ko M23 ifite ikirwanira, ifite ikirwanira, ndetse bo bakavuga bati we yaranavuze ati igihe bateraga Goma bakayifata bo ntibashakaga kuva muri Goma, ariko Perezida Museveni niwe wababwira ati nimuve muri Goma muyirekure, turaza kuza kuganira namwe, bazaganira na Kongo. Ariko ntabwo bigeze bakora iki, bagira ibiganiro, ahubwo bamaze kurekura Goma, kandi Goma ariyo yagombaga kuba ushyira kuri Kongo presiyo, kubashyiraho presiyo ko hariya yari bari bafashe province yose. Ariko rero nanone hakaba hari n'ikibazo kinakomeye, ikibazo gikomeye n'igiki nuko Goma yari ni capitale provinciale cyo cyane, niyo yari base y'ingabo za Loni, ije igafatwa n'abareberi, Loni yagomba automatique guhita. Ubwo rero ibyo bintu rero ni urumva niya propaganda iri kuza kugira ngo baprepare imitima y'abaturage b'Abanyekongo, bareke gufokaliza ku gihugu kimwe gifasha M23, noneho babone ko no mu karere hari ikindi kiri kubafasha gufasha M23 kinjiye muri iyi mirwano, noneho tukareba noneho ingaruka z'iki kibazo bizagenda. Niyo mpamvu rero twagiye mu kigonzi rero kuri ayo magambo bavuga ko yavuzwe na Perezida wa Museveni. Noneho rero Bwana Sami,
ndagira ngo tukiri kuri aho ngaho ndagira ngo tugaruke gatoya ku makuru yandi yahise akurikiraho yo kuvuga ko Perezida Tshisekedi yaba yarasabye imishyikirano na M23. Ubwo rero nk'uko ubizi mu kazi kacu ko tuba dushaka kugira ngo ducukumbure amakuru tumenye neza ko ibivugwa ari ukuri cyangwa se ari amarangamutima cyangwa se ari ibihuha biza mu kubushake cyangwa se hari ikindi kihishe inyuma ari ya ntambara y'amagambo cyangwa se propagande ikunda kugaragara mu bihe byose mu gace karimo intambara. Kandi iyo propagande twinibaze kubera iki igaragara mu bitangazamakuru cyane cyane biri nk'uko twagiye tubibona. Ese ni bande batangaza ayo makuru, ni bande bari gukwirakwiza ibyo bihuha, ese baba bafite iyihe intention n'ibindi. Reka turebe rero ijambo Perezida Tshisekedi ejo bundi yagejeje ku badiplomate n'abadiplomate bari bateraniye Kinshasa, abambasaderi b'ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse yaramaze no kwakira n'abandi bambasaderi bashyashya bari binjiye bayoherejwe mu gihugu cye. Arangije avuga ijambo, ndasoma, hari ibyo yagiye avuga mu cyongereza bikeya, noneho ndagira ngo tubisome mu gifaransa twihuse, tubinyuremo twihuse tutarambiranye, ariko noneho turebe aho yaba yarasabye imishyikirano, niba koko ari byo, niba atari byo, ubwo abadukurikira nabo bari korera ubusesenguzi bwabyo. Yaravuze ati: de nos forces armées, je vous rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera aménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu du processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. Aravuga ati iri ni ijambo yari kwaderesa ku basirikare cye de nos forces armées. Menyesheje ingabo zacu, ndabarasira, ndabaha icyizere ko nanone ko hazakoreshwa imbaraga zose zishoboka kugira ngo les troupes rwandaises, igisirikare, abasirikare b'abanyarwanda bari ku butaka bwa Kongo birukanwe, bave ku butaka bwacu. Yongeye kubishimangira, hazabaho kurandurwa kw'imitwe yitwaje intwaro, kugarura amahoro mu duce turimo umutekano muke, kandi ko ababwira ko abemeza yuko, ubwo yabwiraga abasirikare ko guverinoma ye ikomeje gushimangira ishyirwa mu bikorwa rya processus cyangwa se intambwe yo kugarura amahoro muri kara gace ishingiye ku masezerano y'i Nairobi ni Rwanda, ndetse yemejwe na Union africaine igashyikirwa n'umuryango w'abibumbye, Nations unies. Aravuga mu magambo ndongera kuri suramo: ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit. Niyo nzira yonyine y'amahoro ishobora gukemura kino kibazo mu buryo bwa diplomasi. Mu buryo bwa diplomasi. Iyo ntambara avuga ko iba ari intambara iri hagati y'igihugu cye n'umwagresere n'uwabateye ari we Repubulika y'u Rwanda. Abantu benshi rero bagarutse kuvuga ngo Tshisekedi agarutse mu mishyikirano, bahereye kuri rino jambo yavuze ngo ko inzira amasezerano y'i Nairobi na Rwanda, amasezerano ariyo nzira yonyine izagarura amahoro mu buryo bwa diplomasi muri kara gace. Iyo tugarutse rero inyuma, njyewe ndagira ngo turebe bamaze gusinya n'amasezerano bamaze gusinya. None se ayo masezerano
ayo masezerano yavugaga ko nayo tuzayagaragaho mu buryo burambuye. Ese ni biki byavugiye i Nairobi, ese ni biki byavugiye i Rwanda? bivuze ko ariyo nzira yonyine, ariyo nzira yonyine. Ni ukuvuga ngo rero i Rwanda ni Nairobi hari ibyo bemeranyijweho. Mu byo bemeranyijweho habagaho guhagarika imirwano, bahagarire buri wese nibahagarike kongera affrontement. M23 yaravuga ati leta niyo idutera, barabibwira bati nimuhagarika kurwana, nimuhagarika kurwana muhe ibice mwafashe mwe hamwe M23 mu bihe ingabo za EAC. Kisekedi already ntiyongeye kuzemerera kongera manda yazo, zaragiye zose, zaragiye zitwa ko zahagiye mu rwego rwa EAC, zaragiye. Ubu hari SADC, ubu hari abarundi, ubu hari abanyatanzania bamaze kuza, ejo bundi hazaza abanyamara. Noneho kandi no muri iyo nama aha ntabwo zari zagera muri Kongo. Noneho urumva yuko niba iyi ariyo nzira y'amahoro mu rwego rwa diplomasi, ni ukuvuga ngo muri iyo processes niba bavuze bati M23 asubiza ubuce bwose ufite, ni bande bazajya aho ngaho? Hazajya SADC. Nihajya SADC, aba baturage ya milisi ya Wazalendo ntuzayibuza kuba iri aho ngaho, ko izababwira ati nitwe baturage bahangaho cyane, nitwe baturage bahangaho turi muri ni abaturage, ni umutwe w'abaturage. Ni ya milisi Museveni yamubwiraga. Noneho rero urabona bo baravuga bati nimumara kubasubiza, nimusubira hariya bazaba desarme, bazabambura intwaro, mugirana amasezerano yuko abo babona bakwinjira mu gisirikare, kuko bamwe mu bari muri 23 bari abasirikare ba Kongo, benshi bari n'abandi bose bari mu gisirikare, abenshi barimo, kireka abandi bagiye barekrita. Ni ukuvuga ngo bashobora kubabwira bati basubire mu gisirikare cya Kongo, ariko Kongo yashyizeho kondisiyo ko tuba nta byaha tugukurikiranaho. None se leta yabura ikikurikirana ku muntu ishaka gukurikirana ni iyi? Ariya rwose benshi bazisanga bashyikiranye. Abandi ababishoboye babishaka babasire mu gisirikare, abandi bajye mu buzima busanzwe. Abandi bajye mu buzima busanzwe, kuko nta hantu bavuga ngo tuzaganira. Erega iyo twitegereje turavuga tuti revendication za ntuza za M23 nizi, bo baravuga bati turashaka ko abaturage bacu mu bacungira umutekano. Bazababwira ati ni leta twebwe n'inshingano zacu tuzabacungira umutekano. Bati mugarura umutekano mu gace, zababwira ati nimwe n'ubundi mwarasaga umutekano muke tuzawuhagarika. Wenda ikintu gishobora kuba cyateza ikibazo leta ya Kongo ni ukuyibwira ati twebwe turashaka ko FDLR bataha. Leta ya Kongo niyo igomba guprovidinga solution y'uburyo ikibazo cya FDLR cyakemuka muri ako gace, kuko na M23 ushobora kubabwira ati ntabwo natwe twakomera ikintu icyo ari cyo cyose FDLR kiri muri kino gihugu, twakwizera umutekano w'abantu bacu, cyane ko ubu ngubu noneho ari ibintu biri clear. Baravuze bati n'abaturage b'abatutsi b'abanyekongo babangamiwe. Icyo ni ikindi kibazo. Ubwo nabyo bizaza. Urumva rero we akavuga bumvise ko ako kantu kavuzwe, baravuga bati aha Kisekedi yemeye amasezerano. No rero bwana Sami, hari akantu gashimishije uko yavuze, kugira ngo turebe ukuri kw'amagambo yaba yarashingiweho ku bantu bamwe na bamwe. Bo bahita bavuga bati imishyikirano rwose Kisekedi yavuye ku izima, agiye kuganira na M23. Yavuze ijambo akomeje muri discours, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur. Aucun dialogue avec notre agresseur. Agresseur yavuze ninde? U Rwanda. Yavuze u Rwanda. Tant qu'il occupera, quelle qu'elle soit l'étendue, une portion de notre territoire, en tant que cette situation perdurera, les FARDC demeureront, quoi qu'il en coûte,
commises à leur poursuite et ce jusque dans leur dernier retranchement. Aravuze ati aucun dialogue, nta mishyikirano, nta biganiro dufitanye n'u Rwanda bishoboka cyangwa bizanashoboka kubaho hatabayeho ko agreseri wacu udutera, bo bavuga ko ari u Rwanda, bo bavuga ko ari u Rwanda, ko ari igihugu cy'u Rwanda. Nibyo rwe yaranabivuze rwose, yanabivuga no hano muri disikuru yayo arabivuga mu buryo bweruye ko u Rwanda rugomba kuba rukava ku butaka bwa Kongo, kandi byaba bitabayeho waravuga ko ingabo ze zizakomeza gukurikirana abo bantu kugeza leur dernier retranchement, aho bava. Urumva ko bafite gahunda yo kugera ni Kigali, kugera jusqu'à leur dernier retranchement, aho bava. Et en d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aura d'autre objectif que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais, à la vie, à la pleine jouissance de ses richesses. Aravuga ko nta compromis, nta mishyikirano, nta bwumvikane bushobora kuzavaho budashingiye ku ntego bo bafite zo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo cya Kongo, budafite objectif yo kurinda ku burenganzira bwabo bafite ku mitungo yabo no ku buzima bwabo nk'abanyekongo. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe biteguye kuba bagabana n'undi muntu wari we wese n'ikindi gihugu cyose. Ubwo barashaka integrité de territoire, ubutaka bwabo nk'uko bwahawe nk'uko imipaka izwi mu rwego mpuzamahanga. Mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Le gouvernement rappelle à son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a pas le droit de l'en empêcher. A prévenir, ubwo nuko yavuze ko yakomeje kugaruka kuri icyo kintu cy'ubusugire bw'igihugu cye, ko ari na inshingano za leta ye guharanira ubusugire bw'igihugu cye n'imibereho myiza y'abaturage. À ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera aménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. L'éducation de restaurant de paix dans toutes les zones employées. Le gouvernement reste fermement attaché. Ni bya bindi nyine avuga ko we nka perezida wa Kongo, nka commander in chief, ko inshingano ze ari ukurengera ubusugire bwa Kongo. Ubwo rero Bwana Sami niho twagarutse turitegereza dusanga nta haro na hamwe Perezida Tshisekedi yigeze avuga ko ashaka kuba yashyikirana na M23, ndetse nta nubwo yigeze avuga kuri M23 mu bashobora gushyikirana nabo. Wababwira ko ari ku by'imishyikirano ya Rwanda, amasezerano ya Rwanda n'aya Nairobi, akavuga yuko we atiteguye kuvugana n'umwagresa. Umwagresa cyangwa umutera ntago avuga M23, avuga u Rwanda, kandi avuga ko mu gihe bitagenze gutyo azabakurikirana akabagira jusqu'au dernier retranchement. Ubwo rero hariya ikigaragara wumva ko we arakomeje n'urugamba n'ubundi nibyo avuga, ariko inzira ya diplomasi nayo yavuze ko ihari, ni nayo yabanje kuvuga ashaka. Ariko noneho reka turebe Sami nkuko twari tumaze kubiganiraho, ese iyo nzira ya diplomasi avuga ashaka M23 yapfa kuyemera? Ibaze M23 ihanganye n'abasirikare b'Abarundi, nibaze ko iyo biza kuba byibuze hakiri EAC, kuko muri EAC M23 yanabonanye n'umuhuza, yabonanye na Uhuru.
bagiye baraganira nabo bamubwira ibibazo byabo. Iyo EAC bigihari byari korohera M23 kuba yavuga ati abangaba dushobora kubizera. Noneho rero suppose ko bavuze bati reka dusubire mu masezerano ya ntuza, position bafite n'ubundi bakazisubiza Burundi, cyane ko M23 yakomeje icomplaininga ivuga ko bahaye abasirikare b'abarundi position zabo bariretira, abarundi bahita bazanamo FRDC. Noneho rero abarundi ntaho bagiye baracyahari. Niba bavuze ngo zabonagana nahe hose bafashe bakavuga ngo barabishubije, naho handi bagiye bari na Rucuru bavuga ko bafashe bakayishyiraho n'ubuyobozi bakavuga bati twebwe tugiye hahandi twabemereye ko muzadusanga, bazemera kudepoza imbunda bazishyira mu maboko ya SADC. Biragoye gusa ariko ibi bintu bigarutse kuri rya jambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarutse kuvugira mu mushyikirano, avuga ngo ntabwo nzemera ko bahungira iwanjye. Ndetse ubu ibi bitangazamakuru byagiye bishishikana bivuga ko ubwari nabwo bushyigikiye mu M23 ngo ni ukugira ngo wenda bazabone aho bahungira niba ngombwa ko bahunga. Icyo uvuze nacyo ni ukuri, nacyo umuntu ashobora kugitegereza, nacyo ni igitekerezo. Uko biri kose n'amakuru yose twacukumbuye ni disikuru naho perezida wa Uganda yahoze aho yagiye agaragara, nta hantu na hamwe yigeze avuga muri iyi minsi kuri M23. Kandi noneho icyadufashije no kugira ngo tugerageze gukora ubucukumbuzi nyabwo nuko dusanzeho aho yaherukaga kuvuga nayo kuri M23 akaba ari nabyo zo speech bagiye bagarura mu byo tangashatse guhindura zimaze umwaka. No kuvuga ngo ibyo yavuze ari ibyo ngibyo wavuga ngo bagarura Perezida Kagame na Kisekedi bahurira i Burundi, bari Burundi bazanyira video, umuntu ntabwo yamenya ko abo bantu bafitanye amakimbirane nk'ayo bafitanye ubu ngubu. Perezida Ndayishimiye aho yahuraga na Perezida Kagame i Burundi akamwakira, Perezida Kagame yagiyeyo bakahurira na ba Kisekedi bakahurira na Museveni n'abandi ba perezida bo mu karere uko bari bameze. Wongeye ukagarurira video ukavuga ati aba bantu bicaye hamwe ntiwamenya ko bafitanye ibibazo uyu mwanya. Rwose we nibyo, kubera ko urabona abantu bamwe yego umuntu hari igihe aba ashaka kumva ibyo yakwifuje kumva, hari igihe aba yifuze kumva, hari utwumva akabona yuko amakuru tumuha ntacyo atari yakeneye kumva, ariko niko kuri kuwari, ahubwo ayo ukeneye kumva hari igihe byaguhira bikaguhira bikagenda bigana ku byifuzo byawe. Icyo gihe kandi ibyo byifuzo bikaba ariko kuri tere icyo gihe rwose natwe tuzaza tukubwire ibiriho usange ni nka bya bindi twavugaga ngo bavugaga ngo noneho ngo Tanzania, ngo perezida ngo Tanzania ngo yavuze ngo u Rwanda ngo yikomye u Rwanda ngo agiye ngo jirani. Icyo kintu rwose twaragicukumbuye dusanga ntaho bihuriye n'ibyo yavugaga. Gusa w'icyo yavugaga yaravugaga ati twagerageje kugira ngo tuvugane na Mozambique dukorane iyo operation turi babiri. Noneho yo Mozambique yahisemo kuyikorana n'iki n'u Rwanda, ariko bo nibo bavugaga bati nitwe twagomba kuyikora kuko imipaka yacu turegeranye, nitwe duhana imipaka ni abo ngabo abo bateroriste yitikura kuri Tanzania. No kuvuga ngo we yaravugaga ati nitwe twagombaga kuba twara deployinze hariya, nitwe twagombaga kuba twarumvikanye tukaba ari twe turi kuhagarura umutekano, ariko ntiyigeze avuga ikibazo na kimwe yaba afitanye n'u Rwanda kirebana naho hantu. Iyi nkuru zivuzwe umuntu ahirikira abashaka ko zivugwa mu buryo we yakumva uko yumva byamufavoriza kuba byavuga. Ubwo rero nicyo kibazo twagize
Bwana Sami rero turi mu kugenda tusa n'abagana ku musozo w'iki kiganiro cyacu mu itangazamakuru. Reka nanone tugaruke ku makuru yagiye ahwihwiswa agiye avugwaho byinshi cyane, aho bavuga bati abasirikare b'abarundi baguye mu bitero, ngo hari ambushe yabereye ya Minova, bagwamo ari benshi. Hari ababanje kuvuga ngo haguye batayo ngo yuzuye, abandi baravuga ngo hapfuye ngo 80 na bangahe, abandi bavuga n'abasirikare rwose b'abarundi baba ofisiye baba barahaguye, yaba generali niba ari abakoloneli niba ari abake. Nkibaza muri se ubwo misiyo yajyamo abajenerali batanu yine yari makuru umuntu yumva akiyafata ugahita wumva ko ari mu by'ukuri intambara nk'uko ubibona Bwana Sami irimo propaganda nyinshi kandi ikibazo ni intambara iri kugwamo abaturage, ni intambara iri kwangaza abantu benshi, ni intambara ugerageza gusesengura mu bwitonzi ukareba ukavuga uti se iyi ntambara izarangira ite? Iyi ntambara si ni guerre civile, iyi si intambara y'igisirikare ku gisirikare ngo uvuge ngo uyu nguyu yarwaniraga n'uyu nguyu hari agace bapfaga, ariko abaturage yego bazabigiramo ibibazo, ariko ntizabiridinga urwango, ntizashyiramo amacakubiri mu bantu, ntizasiga ibisigisigi by'ibikomere bikomeye mu mitima y'abantu, ku buryo imibanire y'abo bantu bari supposed kubaho hantu muri ako gace bakabana na mirere nk'uko bajya babivuga. Bamwe bagapfa, generasiyo ikavaho hakaza, ariko bari babona ko le destin yabo ari uko bose babana muri ako gace. Ari nayo mpamvu duharanira yuko abantu bamenya ukuri kubiri kuhabera. Ni ukuvuga ngo rero ku iki kibazo cy'abarundi nta makuru n'aya namwe agaragaza igitero cyaba cyaragabwe ku basirikare b'abarundi ambiscade, kuko kari agace si agace karizore, ni agace gatuwe, amakuru abantu barayabona. Aha, n'abitwa ko babakoreye ambiscade bashobora gukurayo byibuze n'agafoto, nabe n'ihanurwa rya drone batweretse baba noneho nta no kutwereka n'umusirikare, ariko ntanye ndamutse ni kuri operation nkica general ngo ntamufashe ifoto ubwo nazabe n'ikindi no ku ruhande rw'Uburundi kugeza ubu nta Abarundi babajwa gutinya no kubivuga kuko baba bapfushije badashaka kugaragaza esheke ari ibyabayeho. Ariko ngewe mu bucukumbuzi bwacu muri dusobanukirwe, uzi ko twagerageje kureba amakuru menshi, tugenda twanariza namwe yagiye ahahana n'ibyabajijwe umunyamakuru wa Radio Okapi uri mu gace kuri urwo rupfu rw'abo Barundi, avuga ko nta makuru na make yaba rufiteho. Ubwo rero byanteye kwibaza niba UN kuko iracyahari nubwo Kongo kugira ngo ahantu hose bagira uriya muhanda wa Minova na Sake, urabona n'umuhanda nyabagendwa, n'umuhanda yego nubwo wavuga ngo hari umutekano mu cyari iki, ariko ntushobora kwicira abasirikare ngo bagwe muri ambiscade ngo habananirwa kugira amakuru byibuze agera no kuri Radio Okapi ifite imbaraga zo gushakisha amakuru mu karere. Noneho nujya kuvuga ntunavuge n'umuntu umwe, ntunavuge na babiri, ntunavuge n'abantu boherereje abasirikare boroheje, uvuge ko hapfuyemo abajenerali, uvuge ko havuyemo abakoloneli, umwe avuge ko hapfuye ni 80 na bangahe, undi avuge ko hapfuye batayo nzima. Ubwo rero ayo makuru iyo kuba byumva ni bumve ko ari propaganda y'intambara, ni mind game, no kugira ngo bagumye bica abantu mu mutwe adversaire kumwica mu mutwe, kugira ngo wenda bamwe babigiramo avantage, kuko yuvuze ngo ugiye kurekrita abasirikare baragiza bakaba bafite amakuru yuko hari abasirikare ba Sadek baje, Abarundi baraje, bakumva ko Kongo nayo yararamforushe, bakumva za Sukoyi, bakumva za drone, baravuga bati ngewe nanjye ngende ninjire muri uwo muriro. Ariko yo bubwiye uti naba Abarundi turi kubica, ahubwo na bataye yacu twabamaze, twishoje generali 5 muza Sadek twayimaze, Sadek twayimaze. Nawe uravuga uti burya natanzwe reka nanjye njye mu kazi.
aha nanjye wenda nanjye nazatanga umusanzu wanjye, nanjye sinabura umunyafurika y'epfo nisasira cyangwa se umunyatanzania cyangwa se umurundi. icyo nababwira ntabwo Burundi bushobora kohereza abajenerali 5 kuri operasiyo nawe baranahari se hariya na batariya rugari bifite general umwe n'ubwabo aho bari hariya nta n'umujenerali uhari, harase bari kohereza general nta mujenerali unahari muri iriya misiyo y'umurundi. Ubwo rero ayo ni amakuru akomeza, turakomeza of course kuyakurikirana. Ngiye cyo sinshidikanya ko ambiscade yaba mu ntambara nk'iriya kandi irwanwa n'inyeshyamba kandi ikarwanwa ku manywa nijoro n'indi, kandi abayirwana n'abarwanyi ntabwo boroshye. Bamaze iriya ntambara yatangiye muri za bamwe babaye mu ntambara yo kuva muri za 90 bamakenga bari mu gisirikare, bakuriye mu gisirikare ageze ku myaka 50, habishize imyaka 30 kara gace kari mu mirwano. Oya 30 kuva muri 90 kugera kakanya hashize imyaka 34 yose ayimaze mu ntambara. Urumva ngasimbize ubwo niba afite imyaka 50 akaba yareje nine yinjiye ari kadogo abo bantu ni 10 n'iyindi. Ubwo urumva rero ntabwo ari umuntu woroshye, we na bagenzi be nabo banyuze muri iyo parcours n'imwe, urugendo rwari rumwe. Ubwo urumva rero ko nabo utavuga ngo wapfa ngo nagafuka imvugwa rimwe ngo wapfa kubatsinsura ahantu bazi, bashobora kuba banafite ibikoresho nabwo bitari bikeya yego, gusa ariko nabwo si byinshi byo guhangana na SADC n'Iran twese. Oya nuko intambara nk'izi ngizi iyo zagiyemo n'ikoranabuhanga buri muvuma yawe baba bayireba, kandi noneho uravitaye mushobora kukugora. Ikindi hinjiyemo n'iyi mirise y'abaturage, ubu ngubu nabo aho bamuvinga amakuru barayabona, kandi no mirise nayo ishobora kwiyefitira mu baturage ntibarabimenye ko. Oya of course n'utarimo nk'umusirikare afiteyo mukuru, afiteyo muri umunawe ashobora gufata agatelefone ati ndababonye baciye ahangaha cyangwa baranadufunze ubwo amakuru aba yageze hariya. Ubwo urumva rero ni intambara itoroshye, ni intambara igoranye, ni intambara irimo impfu nyinshi. Ahubwo ngewe yo nkurikije mu isesengura rikeya batubabarira abantu bacu nubwo tuba tutashaka kugira ngo tubereke amarangamutima yacu, twe tujye tubagezaho fact, ariko mu isesengura rikeya dushobora kuvuga, twavuga yuko ni byiza ko abantu bifuza ko haba kabaye imishyikirano cyangwa inzira ya diplomasi irangiza ino ntambara, ikarangiza iyi crise ikavaho, abanyekongo bakagira amahoro, ari abo batutsi ari abo bahutu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakagira umutekano. Bakagira umutekano muri kiriya gihugu cyabo cya Kongo. Noneho zino force z'abanyamahanga izo za FDLR n'abantu bacyo n'ibiki bo bagashakirwa igisubizo, ntibakomeze kuba ikibazo muri kariya gace ku baturage. Noneho iyo nzira y'imishyikirano ibe yamishyikirano ihamye kuko itazavuga ngo izongera kugarura abo bantu bongere gusubira mu mirwano, noneho kariya gace gasigare ari impfu z'abantu, abandi binjoyinga za koruta amabizinesi bakorerayo, abari abasahurirayo abakora biki, abantu bakora nta ntambara ijya ahantu imeze nka kuriya bwana Sani. Hari nibo bayizana, gutera inkunga iyo mitwe. Ubwo rero ni uko nguko twe tubibona, niyo makuru twari tubafitiye twagira ngo tubagezeho kandi tuyacukumbure neza kugira ngo twese tubyumve kimwe. Ariko muri bike dushobora kubabwira nuko imirwano irakomeje muri kara gace za Karuba, bari bakomeje Karuba, Mushaki, ibitero birakomeje. Dukomeje kubakurikirana kugira ngo tumenye aho ibintu bihagaze. Hari za Suko zikomeje kurasa, hari za drone ziri kurasa, hari activity nyinshi z'imirwano ku bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri Masisi. Abantu barapfa, abandi barahunga, ibibazo ni byinshi mu baturage basanzwe, abicwa n'indwara, abicwa n'umunaniro, abicwa n'inzara, ni ibibazo bikomeye cyane. N'ubuzima bubi barimo. Abo ni abantu
twe tutaguye guhagarara hariya ngo twogeze kubita kugira gutya aba baturage bazira ubusa. Harimo inzirakarengane nyinshi cyane, kandi intambara uko ubibona igiye gukereya umubare munini cyane w'impunzi zindi zigiye kwinjira mu karere, kandi zigiye no kwinjira zisanzwe ziri mu kwinjira ari nyinshi, ziri no kwinjira ku munsi. Numvise mu Rwanda hano iwacu impunzi nyinshi ziri kwinjira, mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo impunzi nyinshi ziri kwinjira ziva mu karere. Ubwo rero hari bahungiye imbere mu gihugu, abadeplase, impunzi ni nyinshi, ibibazo ni byinshi. Urumva abana batashobora kujya ku ishuri, abantu badashobora kugira ikindi kintu bakora kibabeshaho. Ubwo urumva muri make ni ibintu biri chaotique, ni ibintu bidakwiriye rwose ko bari abaturage baguma imyaka irenga 30 mu maherere, mu bibazo badafitemo uruhare na rumwe, badafitemo inyungu n'imwe, badafite epfo na ruguru, badafite icyizere cy'ejo hazaza. Rwose ni ibintu biba bigoye cyane bwarasabye. Reka rero dushimire cyane abadukurikiye muri kino kiganiro cy'uyu munsi mu itangazamakuru. Yes, rero turakomeza gukurikiranira hafi ibibera mu karere, nk'uko twabijeje ni wo murimo wacu wa buri munsi. Turabagezaho amakuru yandi mu kanya karibuze. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde.